Buri joro utegura ibyo uzakora ku munsi ukurikiyeho. Gusa nta na rimwe dutegura ibyo tuzakora nitumara gupfa. Impamvu ni uko igihe uzapfa bizagutungura. Ese ubundi bigenda bite iyo dupfuye? Ese iyo tumaze gupfa duhita tujya mu ijuru cyangwa ikuzimu ako kanya? Ese ijuru rimeze rite? Ukuzimu ko kumeze gute? Gusa gute? Mu gusubiza iki kibazo uraza kumva ubuhamya bwa Bill Wise wagiye ikuzimu n'ibyo yahabonye. The Bill Wise 23 Minutes in Hell. Niba ukunze gusoma ibyanditswe bitandukanye yaba Bibiliya cyangwa Korowani ntagatifu, biduhishurira ko abazakora neza bazagororerwa ijuru cyangwa se Al-Jannah, niko abasilamu baryita. Aha muri Jannah bazahaba ubuziraherezo, ni igihe kitazashira. Abanyabyaha nabo bakazajya mu muriro utazima, ikuzimu, Jahannam. Aha bazahatura ubuziraherezo. Kugira ngo umuntu ajye mu ijuru cyangwa se ikuzimu abanza gupfa. Ariko se bigenda bite ngo bamwe bagire ikuzimu kandi batarapfa? Icyo gihe nabashaga kureba abantu bari muri icyo cyobo. Hari abantu babarirwa mu bihumbi mu kuzimu kuko nta rumuri rubayo. Nabarebaga nkoresheje ibishashi by'umuriro wakaga. Basaga nk'ibikanka by'amagufa ku buryo utashoboraga gutandukanya umugore n'umugabo. Abantu bose bavuzaga induru batakamba, barira, basaba imbabazi. Barasakuzaga cyane, ariko urusaku ntabwo ari kubona aho ruhungira. Uyu ni Bill Wise. Aha tuganiriraga ubuhamya bw'uburyo yagiye ikuzimu. Iyi nkuru ye yabaye mu 1998. Wavuga ko yagize iyerekwa ridasanzwe akava mu mubiri no mu isi akajya mu kuzimu. Avuga uburyo yatotejwe n'ibinyamaswa bikomeye, akicwa urubozo, akanabona uburyo abantu ikuzimu babayeho nabi cyane. Uyu munsi ni umwe mu bavugabutumwa bakomeye bigisha ijambo ry'Imana. Ese wari uzi ko umuntu adapfa ari umwe? Ko ahubwo hari n'igihe kizagera twese isi yose ikarimbuka? Uti bizagenda bite? Mbona ijuru rishya n'isi nshya, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byashize n'inyanja yari itakiriho. Mbona ururembo rwera Yerusalemu nshya rumanuka ruva mu ijuru ku Mana, rwiteguwe nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo we. Numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe rivuga riti, dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu kandi izaturana nabo. Nabo bazaba abantu bayo kandi Imana ubwayo izabana nabo, iba Imana yabo. Izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bishize. Iyicara kuri ya ntebe iravuga iti, dore byose ndabihindura bishya. Kandi iti, andika, kuko ayo magambo ari ayo kwizerwa n'ay'ukuri. Kandi iti, birarangiye, ni jye Alufa na Omega, itangiriro n'iherezo. Ufite inyota nzamuhera ubuntu kunywa ku isoko y'amazi y'ubugingo. Unesha azaragwa byose, nanjye nzaba Imana ye, nawe abe umwana wanjye. Ariko abanyabwoba n'abatizera, n'abakora ibizira, n'abicanyi, n'abasambanyi, n'abarozi, n'abasenga ibishushanyo, n'abanyabinyoma bose, umugabane wabo uzaba mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, ariyo rupfu rwa kabiri. ubwo
ubwo bisobanuye ko gupfa atari yo nzira ya nyuma, ko ahubwo na nyuma y'urupfu abantu bazongera bapfe bwa kabiri. Ubwo bivuze ko igihe tubonye umuntu dukunda apfuye tumaze kumushyingura aba atangiye urugendo rwe rwa kabiri, kandi nirwo rugoye, kuko aha tumaze kubona ko abazakora ibizira bazajya mu nyanja yaka umuriro ubuziraherezo, abazakora ibyiza nabo bakagororerwa gutura mu ijuru. Tukivuga ku ijuru, uyu munsi ubajije umuntu utunguye uhuye nawe mu nzira uti ijuru ni iki, hari amahirwe menshi ko bazakubwira ko ari ahantu tujya nyuma yo gupfa. Ni abantu benshi barimo n'abakristo bagendera kuri iyi myizerere, ndetse abandi benshi bibarimo baranabihererekanyije mu mico yabo, ku buryo hari n'abavuka babizi batyo bakabibwira n'ababakomokaho, iyi nkuru bakayihererekanya batyo. Ariko se niko kuri? Gusobanukirwa ibyo ibyanditswe byera bivuga ku rupfu n'ibitubaho iyo dupfuye ni ingenzi cyane mu kudufasha kumva icyo ijuru ari cyo. Iyo ukunda apfuye ushaka kumenya ibimubaho byose. Ushobora no kwibaza uti ese iyo bapfuye barabimenya? Ese baba bari mu bubabare? Nabasha kuvugana nabo? Mu nyandiko zitandukanye nasomye ntegura iki kiganiro, inyinshi zitubwira ko abantu bose iyo bapfuye ibitekerezo byabo byose biratakara. Nta kintu na kimwe bumva ku mubiri, yaba kubakoraho, ububabare cyangwa ibyishimo. Nta marangamutima na make baba bafite. Icyo gihe baba bameze nk'abasinziriye batewe urushinge rusinziriza. Roho yabo cyangwa se umwuka bahumeka utuma baba ikiremwa, ibi byose biba byabavuye mu mubiri bigasubira ku Mana kugeza ku munsi w'umuzuko. Ese ku muzuko ho bizagenda bite? Maze icyo gihe Mikayeli, wa mutware ukomeye ujya ahagarikira abantu bawe, azahaguruka. Hazaba ari igihe cy'umubabaro utigeze kubaho uhereye igihe amahanga yabereyeho ukageza icyo gihe. Nuko icyo gihe abantu bawe bazaba banditswe mu gitabo bazarokorwa, kandi benshi muri bo bazaba barasinziriye mu gitaka bazakanguka. Bamwe bazakangukira ubugingo buhoraho, abandi bazakangukira gukorwa n'isoni no gusuzugurwa iteka ryose. Hari abazakangukira ubugingo buhoraho, abandi bakangukire gukorwa n'isoni. Ibi byanditswe muri Daniyeli umutwe wa 12 umurongo wa 1 ugera ku wa 2. Dukurikije ibyanditswe aha, bisobanuye ko abapfuye ubu ntacyo bumva, nabo ubwabo ntibabizi kuko barasinziriye. Nta n'ububabare bumva, keretse igihe hazabaho gukanguka. Ibi bizaba ku gihe cy'umuzuko. Bamwe bagakangukira mu nyanja y'umuriro, abandi bagakangukira mu bugingo buhoraho. Twabonye ukuzimu nuko hateye, abazahajya ni inkozi z'ibibi. Ariko si ijuru ryo riteye rite? Mu magambo make, mu gusobanura ijuru, niho Imana ifite ikibanza yubatse, niho ituye. Ariko se nyine hasa hate, hubakitse gute, tuzahasanga iki? Hari abahasobanura neza. Ariko nk'uko byanditswe ngo iby'ijisho ritigeze kureba n'iby'ugutwi kutigeze kumva, ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu, ibyo byose Imana yabiteguriye abayikunda. Muri make, ibyo utarabona, utarumva, bitaranakora ku mutima wawe, nibyo uzasanga mu ijuru.
Hari izindi nyandiko zivuga uburyo mu ijuru hashashagirana ndetse ko nta joro ribayo. Amabuye arabagirana kandi y'agaciro aba ari ahantu hose, imihanda yaho ikaba yubakishije zahabu, amarembo yaho nayo akaba atatse amasaro amena amaso. Izindi nyandiko zidusobanurira ko mu ijuru ari ubuturo bw'Imana, aho yicara ikayobora inagenzura isanzure ryose. Aho ikaba ikikijwe n'abamarayika bahora bayiramya ndetse bagakora imirimo y'abashinzi.